murakaza neza kuri Save TV, tubahaye ikaze aho muherereye hirya no hino. Turabashuhuje abafata umwanya wanyu mukaduhigiye mugakurikira ibyacu. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro nanone kijyanye n'iby'ubuzima nk'uko dusanzwe tubibagezaho, ariko ningisije ku ruhande rw'ibyo twari tumaze iminsi tuvugaho. Impyiko ni kimwe mu bice bikora umurimo munini cyane mu mubiri wacu. Niyo mpamvu tugomba kurebera hamwe uburyo twazibungabunga. Impyiko ni kimwe mu bice bigize umubiri wacu, ariko kandi cy'ingenzi, gifite umumaro munini mu mikorere y'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu nifuza ko tukiganiraho, buri muntu akagira imyanzuro afata, akagira ibyo ahindura n'ibyo ashyira ku murongo, kugira ngo tubashe kubungabunga ubuzima bwacu neza, tubugeza heza. Uyu mubiri wacu mubona, nk'uko tutunganya inyuma tukahasukura tukigira beza, buriya n'ibice by'imbere mu mubiri bikeneye gusukurwa. Bifite uburyo bwabyo bisukurwamo. Iyo ubikoze umubiri ubasha gukora neza, kandi ibyo bice bikabasha kuramba. Iyo utabikoze rero ni hahandi usanga uhura n'indwara nyinshi zitandukanye, rimwe na rimwe zikaza mu gihe zitagakwiye kuza, zikaza imburagihe. Umubiri wacu ugizwe n'impyiko ebyiri. Ni ukuvuga ngo umuntu muzima wuzuye agomba kuba afite impyiko ebyiri. Ariko kandi nanone ushobora kubaho ufite impyiko imwe gusa, birashoboka. Ushobora kuvuka gutyo, ari uburwayi nyine wavukanye impyiko imwe ukabaho. Kimwe nuko ushobora kurwara impyiko imwe, indi igakomeza igakora neza nta kibazo, igakora ahebyiri kandi ugakomeza ukabaho. Abantu benshi rero bitiranya ahantu impyiko ziherereye ku mubiri wabo. Hari abavuga yuko impyiko ziba muri iki gice cyo hepfo, abandi bakavuga ko ziba hano, ariko mu by'ukuri impyiko zacu ziherereye mu gice cya hano inyuma mu mugongo. Murabona hano nashyize urutoki rwanjye rw'igikumwe, niho impyiko ziherereye, mu gice cya hano mu mugongo, wenda kwegera imbavu. Igihe wumvise uribwa aha hantu cyane, ujye utira tension, ushobora kuba ufite ikibazo cy'impyiko. Ujye wihutira kujya kwa muganga kwisuzumisha. Uyu munsi urebye ikiganiro cyanjye cyo kigamije ni ukwita ku mpyiko twivuye inyuma. Imana yaduhaye uburyo bwo kuzitaho, tukaba twazitunganya, tukaba twaziha umwanya. Rwose ibintu byo kwirengagiza inshingano zacu tubivemo, dusobanukirwe icyo tugomba gukorera umubiri wacu. Ngiye kubaha urugero. Impyiko nizo ziyungurura amaraso yose akora mu mubiri wacu. Ni ukuvuga ko impyiko zacu ziramutse zigize ikibazo mu mubiri wacu, ntabwo habasha kujyamo amaraso meza atunganye, yajyanamo n'imyanda. Wumva ubuzima bw'umuntu bwahagarara, ntabwo yaba akiriho. Murumva rero nimba impyiko zifite akamaro ko kuyungurura amaraso ajya mu mubiri, ziramutse zigize ikibazo, amaraso nyine n'ibindi byose bidakwiye kugenda ngo bijye mu mubiri byajya bijyamo, ugasanga umuntu ntabashije kubaho, ubuzima bwe burangiriye aho ngaho. Namwe murabyumva rwose ko nta gihe umuntu yaba afite igihe impyiko ze zitari gukora ibyo zigomba gukora, iyo nshingano yo kuyungurura amaraso neza. Niba amaraso avuye mu ntungamubiri uba wafashe,
akagenda akinjira mu mpyiko, zikabasha gukuramo ibindi bintu byose byavanye mu mubiri n'ayo maraso. Zitabashije kubikora, urumva rwose ubuzima bwarangirira aho ngaho, ntabwo bwakomeza gufunkisiyona zitagifite ubushobozi bwo gukora. Niyo mpamvu rero nazitekerejeho numva tugomba guhindura, utajyaga azitaho akazitaho, agakora ibyo agomba gukora kugira ngo impyiko ze zibashe kuramba. Ikindi kandi, impyiko nizo zibasha kuringaniza amazi agomba kujya mu mubiri. Nanone muzi ko umubiri wacu ugizwe n'amazi menshi, kugera nko kuri 75% ni amazi. Ubwo rero impyiko nizo zibasha kumenya kupima neza ziti hakenewe amazi angana gutya, ari busirikira akagenda akajya mu maraso nyine no mu mubiri wose. Impyiko zidufatiye runini mw'abantu, ni ingirakamaro kandi ni ingenzi, tuziteho. Impyiko kandi nanone nizo zikora inkari. Urabona ubundi kujya kunyara bijyana n'ibyo kunywa umuntu aba yabashije kwinjiza mu mubiri we. Tekereza ubashije kunywa nka litiro 3 z'amazi cyangwa litiro 2, noneho ntizibashe gusohoka, ikibazo wagira. Murumva byaba byoroshye? Impyiko zifite akamaro kanini, zidufatiye runini. Nizo zikora inkari, inkari zikagenda zikajya mu ruhago, zikabasha kwibikamo, noneho zigasohoka zivuye mu ruhago, ariko zakozwe n'impyiko. Impyiko zifite ibintu byinshi mu mubiri wacu zishyira ku murongo. Ibintu byose bigize ubuzima bwacu bishyirwa ku murongo n'impyiko, nkurikije ukuntu nabashije kuzikorera analize. Urabona umubiri ufite amaseri minero, imyunyungugu, amaside amino ukeneye kugira ngo ukore neza, nyine umuntu abeho. Uba ugomba kuba ufite ibipimo runaka bikubeshaho nyine. Nabyo impyiko nizo zireba zikavuga ziti umubiri ukeneye imyunyungugu ingana gutya, umubiri ukeneye amaside amino angana gutya. Mbese ibintu byose bikora ubuzima bwacu, impyiko nizo zibasha kubikontorora, zikabishyira ku murongo, zikamenya ikigero cyabyo gikenewe kugira ngo umuntu abeho ubuzima bwe bugende neza. Kimwe n'uko hari imisemburo n'ubundi ikorwa n'impyiko. Urumva umubiri wacu ukeneye n'imisemburo kugira ngo ubashe gukora neza. Imisemburo rero imwe n'imwe nanone ibasha gukorwa n'impyiko, kimwe n'ariya manzime abasha gufasha wenda nk'igogorwa n'ibindi bikorwa bigenda bibera mu mubiri bikeneye kuba byaba sintetize n'amanzime. Reka turebere hamwe uburyo bwo gusukura impyiko, ariko kuzitaho nyine kwa kuzibungabunga nahoze mvuga nkitangira. Ikintu cya mbere, uburyo bwa mbere bwo gutunganya impyiko cyangwa se kuzisukura budasimburwa, udasubirwaho, ni uburyo bwo gukoresha amazi, kunywa amazi. Abantu benshi amazi baranayanga, ariko aho uri hose wowe wanga amazi, wowe utajya ufata igihe cyawe ngo unywe amazi, umenye yuko hari ikintu, hari inshingano uri murica z'ubuzima bwawe wakagombye kuba wakora. Nta wundi uzaza kugusukurira impyiko, nk'uko mu gitondo iyo ubyutse ntawe uza kugukarabya ngo akujyane muri dushe, ni nako ntawaza ngo agusukurire impyiko. Amazi rero nicyo kintu cya mbere mu byo wakora byose, mu byo washaka byose, ubushakashatsi ubwo aribwo bwose wakora, amazi niyo yonyine ari ku rugero rwiza rushimishije kandi ruhagije
bwo gusukura neza impyiko. Hari abantu bitiranya ibintu bakavuga ngo amazi ya mu gitondo ukibyuka utari wagira ikindi kintu ukora niyo mazi ashobora wenda kuba yakoza impyiko akazitunganya neza. Okay, ibyo ngibyo turabyumva kimwe, ariko nanone nubona utabashije gufata ayo mazi ya mu gitondo ntuzavuge ngo ubu ngubu nyine nacikanwe. Uracyafite amasaha menshi imbere yawe ushobora gukoresha neza ukanywamo amazi yawe ukabasha gusukura impyiko zawe. Reka nk'uko buri munsi usukura umubiri wawe udashobora kwibagirwa, aba ari nako wiha inisiyative yo kuzajya usukura impyiko zawe buri munsi. Wowe utabikoraga ndakwinginze ngo uhindure gahunda ubikore. Ndizera ko ubwo ubimenye hakiri kare amazi atararenga inkombe rwose ugifite amahirwe cyane yo kurengera no kurinda impyiko zawe. Amazi rero ya mu gitondo ni meza, ariko abantu benshi ntabwo bayashobora. Hari abayanywa bakumva bagize iseseme, ariko nanone hari uburyo ushobora kuyanywamo. Nimba uzi ko mu masaha ari imbere bikugora kuba wabonamo umwanya wo kunywa amazi, ushobora kwiporogaramu rwose ugafata umwanya wawe mu gitondo. Ntuvuge ngo wenda niba nakanyweye litiro mu gitondo mbere yuko ngera ahandi hantu njya, nyine nimba ariyo nakanyweye ngomba kuyinywera rimwe. Oya, nimba umubiri wawe utabishoboye wiwuhata, kuko ushobora no kuyanywa ukayaruka. Tangira wenda niyo watangira ku gace k'itasi cyangwa agace k'ikirahure. Nufata amazi yawe mu kirahure mu gitondo ukanywa ukumva ugeze aho wumva aguseseme utakiyashaka, wihatiriza yarekera aho ngaho. Ariko nimba ufite intego yo kunywa litiro, ushobora kunywa aho ngaho ushoboye, ukaba uyateretse ukajya mu tundi tuntu, ukaba wihuzahuza ukora utundi tuntu dutandukanye. Noneho hashira akanya ukongera ukaza cya kirahure cyawe ukaba urakimaze. Gutyo ugenda wihuzahuza, nanone unywa, ugasanga litiro yawe urayinyweye. Iyo unyweye ibirahure 3 uba unyweye litiro y'amazi. Ni byiza cyane rwose ku bantu babishoboye kuba banywa amazi mu gitondo ariyo babanje mu nda, nta kintu na kimwe gihari, kuko bya bindi byose byabashije kwanduza ya nzira y'igogorwa. Ni ukuvuga mbese ngo uba uteye ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Ayo mazi ashobora kugufasha mu gusukura urwungano ngogozi rwawe. Uko asukura urwungano ngogozi ni nako agenda asukure nanone rwa rwungano rwawe rw'inkari, ari rwo rukuriwe n'impyiko za zindi nyine zikora inkari. Ubundi amazi ateganyijwe wavuga uti ano mazi mfashe ku munsi, mbashije kunywa ku munsi, afite akamaro, ari gusukura impyiko zanjye rwose. Byibuza ni kuva ku birahure 6 kugeza ku birahure 9. Ubwo ibirahure 6 ni litiro 2. Wabashije kunywa litiro 2 z'amazi, bya birahure bye 6 rwose yakoze akazi ke neza, inshingano ze yazishyize mu bikorwa. Ariko nanone ushoboye ukarenzaho n'ibyo 3 ukageza ku birahure 9 by'amazi, arizo litiro 3, ubu bikoze neza cyane. Nta hantu umwanda ushobora kumenera, nta hantu ushobora kwihisha. Impyiko zawe ubu zisukuye neza rwose, nta rubanza ubufitanye n'icyo gice cyawe cy'umubiri bita impyiko, uba wagihaye ibyo kikubaza. Hari ibyo kikubaza nyine, buri kintu hari icyo kikubaza. Igice cyose kiri ku mubiri wawe hari icyo kikubaza. Impyiko rero ikintu cya mbere ikubaza ni amazi. Aha ngaha hari abantu bagiye kuzanamo ibindi bintu, bavuge bati abantu ba kera ko batanywaga amazi ntabwo babagaho, cyangwa se barwaraga impyiko. Dutandukanye biriya bihe bya kera n'iby'ubu ngubu.
nabo baga bafite ibindi bintu barimo banywa, ariko kandi nanone bigizwe n'amazi y'umwimerere ari naturel, ama eau minerale. Nk'abantu ba kera banywaga amata, buriya amata arakungahaye cyane ku mazi. Nk'uko tubonye rero ko amazi ariyo ya mbere mu gutunganya impyiko, tugiye kureba ibindi bintu ushobora gukoresha bikabasha nabyo kuba byakuza impyiko. Ntabwo tujya muri byinshi, gusa ikintu umuntu wese ashobora kuba yabona hafi ye kandi ataburira ubushobozi ari nacyo cy'ingenzi ni amazi. Ikindi kintu rero nko mu bintu byo kurya ushobora gufata ukaba wabusukuye impyiko zawe, urabona nka citro, indimu nayo ni nziza ku mpyiko. Indimu nayo isukura impyiko, nazo mujye mukunda kuzikoresha kuko zivana n'imyanda mu mubiri. Ikindi nanone urabona ano mavuta ya olive oil. Ano mavuta ya olive oil nayo ni amavuta meza ku mpyiko kandi yifitemo ubushobozi cyane bwo kubasha kuzifasha gukura imyanda muri ya maraso. Buriya afite ubushobozi bwo gukura imyanda mu maraso cyane ariya mavuta ya olive oil. Ubishoboye ashobora kujya ayagura mu gihe ari kurya akaba yaminjira ku byo kurya bye. Rwose ariya mavuta ni meza. Hari byinshi tuzagenda tureba wenda bishobora kuba byagira umumaro ku mpyiko. Ntabwo uyu munsi twabivugira rimwe ngo tubirangize, ariko tuzajya tugenda tubireba, turebe uburwayi bushobora kwataka impyiko, turebe mbese ibintu byinshi bitandukanye bijyanye nazo. Turabashimiye cyane abaduteze amatwi, mwaduhaye igihe cyanyu. Rwose nta kindi navuga ngo Imana ibahe umugisha. Turabakunda. Nge rero twari kumwe muri iki kiganiro, nitwa Dusabe Marie Marie Rose. Bye, ciao ciao.